urushyi, umutima uhindutse inyama bisobanura ikintu cyoroshye, umutima wawe utari gakuraho ikazana ubuzima ikakubaka. Yabwiye Ezekiyeli ibice 37 ngo waze ngo Ezekiyeli ngo nibyo byatataye, ngo aramubwira ngo genda wongere usubizweho inyama, wongere uterwemo umwuka wera, wongere ugire ubuzima, nurangiza ubeho. Imana n'igize igasana, Imana niyo yubaka ibyasanyutse. Imana igize kare mu buzima bwatatanye. Imana niyigiza gakora bikome. Iyi Mana niyigize gakora umuntu mu marira. Ijambo ry'Imana Sawuli yarabivuze neza, Dawidi arabivuga, avuga amagambo akomeye. Imana imuvanye mu ishyamba ngo isenya butayi iyo ngiyo, ngo amukura ku rutonde rw'abantu, ngo ariko byari muri bushe y'Imana, Imana imuteka ku rutonde rwayo. Uyu mugabo yari yafashe uyu mwana ajya kubita mu ishyamba ngo ajya kuragira, ari kugira ngo nyine n'ibindi bizamwishe. Ariko ngo Dawidi ageze ngo amanukana n'Imana kuko isi yari yamwanze, ngo amanukana mu ishyamba riba, ngo ageze mu ishyamba ngo ahabwe imbaraga. Izi mbaraga ngo zibana nawe ngo mu ishyamba, ngo arinde inka za se, ngo akazirinda kona, arazirinda azibera amaso. Imana ibana nawe ngo mu bicuku by'ijoro, intare iratatanyuza, tubiraza iratatanyuza, wahabwa imbaraga n'ubutware. Niwite ku ndobo uri kurwana nazo, niwite ku ndobo uri kurwana nayo, Imana irahari ku buzima bwawe. Amen. Bamakuzi igitezi ikibazo cyawe kiri n'ikindi. Ntabwo Imana ijya ikoresha abasefi, nta nubwo Imana ijya ihamagara injiji. Zifitanye zituraningira, zikaza ziri smart, ziri abasirikare. Nta musirikare utinya gupfa, ahubwo arwana avuga ngo ndarengera igihugu. Niyo napfa ndarengera igihugu, n'isasu ryandasa ndarengera igihugu. Umusirikare rero utinya kuraswa, araraswa agapfa. Impamvu Imana yaciye ku mubyeyi wa Dawidi ngo ajye amwirukane, Imana yo guteranira Dawidi kugira ngo azamuhe ubwami, yabanje kumwigisha. Igihe umuntu yumva ko gutaye cyangwa kujugunye, agasanga kujugunya hari Imana yicaye muri pozisi, Imana yicaye ngo bakumvishe. Igihe umuntu akujugunya, yakujugunya akakujugunya muri pozisi, Imana yicaye. Uko akujugunya Imana igahita ikwakira mu mwana wanjye tuze iryamye mu gituza cya Aburahamu. Hari igihe umuntu aba mu buzima bwo gusenga ariko yaribagiranye, nawe umubwira ngo bite, Yesu ashimwe. Igihe urimo nikitwendera guhamagarwa kuri telefone nshuti yanjye, uri mu gihe cyo gutabarirwa n'Imana. Hahandi ufite abantu bagirayo, aho ufite imiryango yigirayo, inshuti zigirayo, ugasigana n'Imana hagati. Imana ikaguha imbaraga zo kunesha. Dawidi ngo aba wenyine, bavandimwe ntibamumenya ngo baramwibagirwa, ngo na se wamubyara mwibagirwa. Mva makuru ariko Dawidi aho yari ari mu ishyamba, umuhanuzi amusanga aramubwira ngo igihe kirageze ukurwe mu ishyamba. Haleluya, haleluya. Ngo yicara afite amakuru, igihe kirageze, my time is up. Haleluya. Yari afite amakuru kuko yisobanukiwe akamenya igihe arimo, yatamenya igihe arimo ari kuvunika. Uzasubiza muri iyo se ya Dawidi, amagambo menshi yagiye avuga ari gutaka Imana. Zaburi iryohera, igeze mu bikomeye iraryohera. Utazi igihe urimo bazagucanga bakubwira amakuru menshi, ariko nuba mu gihe urimo ukavuga ngo ni mu gihe cyo kubana n'umugabo w'umusinzi. Haleluya. Bizagufasha kuva muri icyo gihe.
bizagufasha kumenya yuko ugomba kuba ba nyir'inzu bakagutoteza ukabyemera ariko ejo hazaza Imana izaguha icyerekezo ugakora mu ruzerero bizagufasha kumenya igihe urimo. Niba uri mu gihe cy'amagambo aho utambuka bakurya inzara urasuzuma nagusubiza umenye kuri mu gihe cyo kwagwa bizagufasha kubana n'Imana gusa. Nubana n'Imana gusa Imana izagutoranyiriza inshuti kubana nazo utavunitse ujya kwihoma ngo wahuze kumenya igihe Haleluya. ushaka umuryango batagukunda usaba niko nicyo gihe cyawe yewe nyoko ko azasura abandi bakazara wowe wakwibera kuko avuga ko mudahuza mutagira mudahuza ariko iyo niko mudahuza ukamenya ibyo urimo ugaca bugufi ukajya ugata mama wese neza ukamusura wabona umugisha ukamushyira umuceri wabona umugisha ukamushyira igitenge bizatuma icyo gihe urimo uzisobanukirwa azaza kubwira ngo umwana wanjye atarujya kumushaka byiza bikomeje aho washatse ariko mu gihe cyose uzasenga utarisobanukirwa uzavunika. Erega byemere kuba mu gihe Imana igushakamo kuko uri muri ibi na nutisobanukirwa uzatakangara kuko itariki yo kwinjira mu gihe Imana yakwinjijemo hari n'itariki yo kuva mu gihe. Umva amakuru urira cyangwa nurire niyo wagira amaraso isaha Imana itazi uzakomeza utagangana isaha Imana nisha uzakurwa mu gihe nuko itariki yo kwinjira mu gihe hari itariki yo gukurwa mu gihe. Reka kwisobanura mu gihe reka gutanga amakuru ngo barambeshyira mugabo wanjye barambeshyira abantu babonye ibintu mukabari mu kigeragezo n'ibisobanura ikigeragezo gisobanura bumvishe mu kigeragezo n'ibisobanura ikigeragezo gisobanura umuntu. Ngo murakumva ikigeragezo nta muntu wisobanura ikigeragezo gisobanura umuntu. Ujye gusoma Bibiliya umva amakuru igihe cyo kugira ngo Dawidi asukwa amavuta habaye ubwamba bukome ariko Imana ntiyagereranya amazina ngo ise ngo areba babasore ngo b'abasirikare bafite amapeti bafite ibikorokoroko ngo arabahagaritse imbere ngo abahagaritse imbere basuka amavuta ntamanuke bagasuka undi ntamanuke bagasuka undi ntamanuke. Umva amakuru ubabaza se baramubwira ngo nta wundi mwana uhari ngo ise ngo aricara cyane ngo atekereza mu bana babyaye uzi ko hirya Imana ijya ibyemera bakakwibagirwa we. Umva amakuru bakakukura ku ikarita y'isi ariko Imana ntabwo ijya ikura ku ikarita y'isi umuntu. Umva amakuru ngo ise aricara ngo aratekereza ngo rwose umuntu we mwana nawe afite ko mumva nawe kuri nawe ati nawe pe kuko Imana ari urukundo utajya yibagirwa abayo. Umva amakuru n'urukundo ntabwo yigiwe yibagirwa abantu baribagirwa imiryango iribagirwa inshuti ziribagirwa abavandimwe baribagirwa abo mwasenganye bakibagirwa kwibagirwa uwamuvukana yakwibagirwa abashatse bakwibagirwa inshuti zakwibagirwa. Umva amakuru Imana itibagirwa. Ushimirwa k'abantu batwibagiwe ariko wowe ntabwo
cyangwa bimare ku Mana yabuzaye. Ura mugenzi amubwiye ngo rindira izayima. Umva amakuru se ngo isarangije ngo ni kakana karaho kakamaye kanuka ngo kariyo mwishamo ngo kwitwa Dawidi. Umva amakuru ngo baramubwira ngo nta bindi birakorwa, nta bindi turakora, tukimutegereje tugihagaze, nta bindi biri gukorwa tarasi. Zakubamarira uzahindura isura, azabona bwa gihe yarahindutse, yabaye insobe, araseka, aranezerewe. Iyo umuntu ari mugeni password ya mbere ntavuga, arajunjama. Kabiri babona yasaze, gatatu babona kimeze nabi cyasaze. Ariko iyo umuntu yakuwe mu gihe hari indi sura. Dawidi baramuzana, bamujyana muri salo, baramwogosha, bamufura mu mutwe na shampo, bashyiramo kure shampo, byose bashyiramo, bashyiramo amavuta mu mutwe, baramusokoza, bamwambika imyenda y'ubushumba, baramuzana hagati y'imiryango aho yasebe, ngo baramwicaza, bamuteka ku meza, wanyuze wita by'ubwoko bwose. Maze Dawidi warabireba cyane, warisha avugisha ibikomere zawe, umuganiriza neza imbere y'abaturage. Haleluya. Tuzagira umumaro gituma mu butayu. Wisobanukiwe igihe urimo. Reka kuvuna abantu, reka kwitwaza abantu ngo ntubitumye mera gutyo, ngo ntubitumye. No! Babarira abantu, umenye igihe cyawe, va mu bantu. Babarira abantu nshuti yanjye. Ntuzitwaze ngo abarozi nibo basenye Imana ijya ibyemera abakozi. Abarozi ni abakozi b'Imana. Irabyemera agakorwa kugira ngo usenge, kugira ngo uhabwe umutima mushya, kugira ngo umenye imbaraga z'Imana, ko imbaraga z'Imana zijya zitsindwa. Erega mbere ubuzima urimo utari ikintu kivuga ngo Imana turi kumwe ntigitsindwa kandi nizima ko tsindwa, kuko nsinzwe nayo yaseba. Ntabwo Imana igendera ko abarwayi baseba, kuko nari mu ijuru yaseba. Dawidi yavuze ngo hari kurira ngo arera ariko mu gitondo urimo gusenga. Uri mu bihe by'igicuku, uri mu bihe by'ijoro, uragenda nisha abantu kubera igihe nari muri cyane bakura n'abantu, ariko nakwishyura gutana n'abandi aho nihishe. Ariko nimara kwisobanukirwa banamvuga ndeba bakomeza bakanda iminwa bakomeza. Numva nanze abagabo, yarambabaje, ndasenga bijyaga guhinduka. Marabwira ngo nyamara gukiza umwambwira uriya mugabo mubana n'uwawe, kuko twese twabanye tunywa ibiyobyabwenge turi ibirara. Ndakizwa najya gukora ikosa, najya kurota ndi kwiga, nambaye n'imareti ngiye ku ishuri. Nakizwa nabonaga n'umugabo wanjye cyane neza, ko nyuma kwakira umukiza birahinduka. Yari afite umwuka umukoresha kandi afite umwuka umukoresha. Iyi myuka rero iyo ihuye ikora sirikwi, ntabwo byumvikana, ntabwo byahuza. Umugabo yarambabaje, agera mu rwego ambwira ati wa mugore nzagutesha umutwe paka uvuye hano. Arambwira ati nzanakwica nanjye niyice kubera abazimu n'abarozi. Nanjye nongeraho ngira mera nk'urwaje, mufite shoke, nigira umunyabibazo, nemera ko ndi umunyabibazo,
rimwe na rimwe bakavuga ko nanasase kubera iki najya gushaka inzu nimbuka ati stop ugende kiragira aba n'umuntu zigera igirangira mbese n'ubuhamya burebye inshuti yanjye nagisa ndavuga mu Mana abana banjye ndabisabe kutazashaka nagisa ndavuga mu Mana najuru nzabona kuko mfite urugo rumwe kandi barambwiye ngo nzaba ubugingo Mana yarankaranze inshuti zikajya zicaza zikantaramira Mana irankaranga abo nabwirije bagakizwa bakantaramira Mana yarankaranze bijya muri level z'uko amavuta muri Kenya aho mu miryango n'inshuti adiri ni gute zibona gusuka amavuta n'abana n'umugabo n'imyuka mibi bare bamusutseho y'abarongi niswa amasina nazi nitwa ibintu nazi n'ubu ndacyacurangwa ariko namashije kwisobanukirwa ubundi namashije kumenya ibyo mpamvu n'ibyo namashije kumenya igihe ndi Jonathan mutari kumwe n'umugabo wanjye tutambukana ku mukoki ku manywa nasebye Imana itabara ku manywa n'igitabara n'ijoro mbere nibwo nabwiye ngo tugenda n'ukwezi nagendana nawe ariko nabwiye ati twagendana ndabwiye ngo yango ufite ipfunwe yuko twagendana ntabwo naryo tutambukana gusa twasebe mu buyobozi rero bavuga ngo ndishinze nani mugabo mwitana nabo karyana inzara ngakomeza n'igitambukije umwe aravuga ngo nabijya bitana ndavuga ati Imana yifatanije ntibijya bitana hesho ubuyobozi w'umudugudu tumutambuka hari gukora umuganda n'abandi bagore abo birwaga bavuga n'abayobozi manukana n'umugabo wanjye nari ngiye gusengera umuntu Kibagabaga nawe yigire mu kazi amwaje hoteli ryanjye n'amwaje n'ishakoshi tumanuka tubikubitamo ntabitamo ndakijwe numva ndizeye avuga ati habagiye kuba akantu turamanuka umuyobozi ati twakoreye umuganda munsi y'iwanyu ariko mutaje gukora umuganda ndabwira ati n'umuyobozi mbere yo kubwira abantu ngo bakore umuganda tubanza babwire bakore umuganda mu buriri bwabo nabanje gukora umuganda mu buriri bwanjye umuyobozi ati kwa amakora ati kwa ndabwira ati ceco mu kintu cy'ikigande bivuga ngo yego je ndigendera n'umutware agenda uko nanjye ngenda uko yarize nanjye narize ntabwo tuzaba tutukeneze kwa kundi arambwira ati nshaka kugaruka n'abana banjye ati mfite agahinda mama umwe tuza guhura umugabo yari inshuti umugabo nyine tugenderana dusurana arambwira ati mama umugabo yarize ati twaruga ari kurira ndamukubaza arambwira ati mama Kenny ati nagiraga icyo nkora ko Pamela ahari ati kuva yagenda simbika amafaranga sinkora inzu sinyute ati umwanzi aragasenya wararira umubyeyi ararira nagiye kuri WhatsApp umugabo akajya ati se kwasi wambaye n'abana ntabwo afite kuko numvaga nashaka agashaka kuba njyenyine ngo banza nisobanukirwa ashora kumagara harambwa ati seshe ruri gutanda muhuye ntabwo nashe ngiye kesha mu gatengo ubu naje burya twavuga na mushumba ariko ni kubyuka nurira moto bitanza koga nzaha haramumagara ejo ati se naguza mu rugo kushaka kugutekera amagi n'ubugari siko bikunda ndabwira ati biteke n'inza urashiriza mu gitondo birye nigeze ngirirwa n'umunsi no kwa gatanu narayikesha Nyamirambo ndatanzanga nege pirawo ngeze mu rugo aramfukurira ndaryama nsanga yashwirije yanegure n'icyayi ati mubyuke murye ndarya nsanga yashwirije amazi ndo Imana zawe babaza abantu bayiteka Imana zawe babaza abantu bayiteka ko naho igiti cyatemwe cyakujya kigashira kumva amakuru y'igiti rero gusa igiti cyatemwe uwarushye wese wabize cyo araza akakicara akaruhuka uwakanagiye mu byondagira cyakake akakihanaguriza mu igiti cyatemwe shaka akajya urushye wese wazanye n'ibitwa
umurwayi wavuye gucuruza imboga n'agatebo akaza kwicara kuri cya giti. Umva igiti cyatemwe ngo iyo Uwiteka ageze kuri icyo giti arabanza akajyamo ndani mu butaka akabanza akareba ibizahari pe agakurura amazi y'amazi akinjira mu mizi. Iyo yinjiye mu mizi arazamuka no muri cya giti birirwaga bicara baruhukira. Iyo azamutse uyongera akamera andi mashami umva amakuru. Iyo atagiye kumera andi mashami hazaho n'imbuto. Reka kwita ku byagutenye shiti yanjye. Niwita ku byagutenye, niwita ku byagusenye. Hari Imana iri mu wundi munsi. Abaramye muze. Hari indi Imana iri mu wundi munsi. Zima dusome mu Migani ibice 21 mirongo 30. Aravuga ngo ntabwo iki cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Nta bwenge cyo ni icyambere, cyangwa ubuhanga ni icya kabiri. Ubwenge n'ubuhanga cyangwa inama, ubwenge, ubuhanga, inama byabasha kurwanya Uwiteka. Umva amakuru ntabwo bazigira bakurwanya. Nari mfite inshuti tuziranye kera kuko ngenda ikavukira ivukano y'ijya Kimicanga. Iyo nshuti yitwaga turaho tunywa inzoga tunywa urumogi na n'ubu agarakizwa. Asa kubana n'umugabo we n'Imana ibagirira neza. Mama w'uwo mugore aravuga ngo umwana mfite udufaranga washaka inzu ukabanamo n'umugabo wawe. Arampamagara ati papa aho ngaho utuye nabona inzu. Ndabwira ati rwose zirahari kandi za make. Araza mushakira inzu abona inzu ya miliyoni 2 n'igice, inzu y'ibyumba 3 na salo. Abe na komisiyoneri yabaye, ariko mu bagiye kunaranga niwe wa mbere. Inshuti sobanukirwa inshuti ufite, kuko zimwe zizakunaniza izindi zikutagangaza. Ariko nukunda Yesu wenyine azaguha inshuti zitakutagangaza. Aho zikaho zizakubwira ngo nuko ufite iki kibazo reka dusenge kibonere mu gisubizo. Ndabwira abantu ngo nirasika umugabo kubera amadolari nabonye kuri YouTube. Nabona amadolari siko nawe yabonaga nubaka. Imana ikambwira ngo amafaranga ngo ugiye kubona muri Amerika ngo shiramo inzugi, wavuye ngo muri Australia shiramo ita, shiramo umuriro. Nana amafaranga nigeze ngura n'igitenge habe n'inyama nashyiraga ku nzu yacu. Ndabwira abantu ngo nanice ku mugabo kubera amafaranga. Hari n'undi mupasiteri hano twanu ntabwo muvuze twaruhanye narumwingenzi nanone muri mukuru w'abinginzi. Nawe yagiye avuga akajya abwiza akabwira abantu ngo mwabagore n'Imana nibatabara ngo ntimuzice ku bagabo banyu. Akavuga gutyo asa nk'umvuga ngo Imana nawe ngo ntabwo umugabo. Umva amakuru kakwisobanura bazavuga ibintu byinshi, ariko Imana muri mufitanye ibanga. Ndashaka ko n'Imana mugirana ibanga yewe. Reka kwita ku byo bakuvuga n'ibyo bagushinja, kuko abantu bazaca imanza kugeza Yesu azazira. Ariko komeza Imana n'Imana kakwisobanura mu bantu. Ko nta bwenge, nta buhanga, nta nama byabasha kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yagiye abwira abantu nyine ubona ko yaserebuye, arababwira ngo yubatse inzu none arayitaye atarasezeranye. Ngo hehe gusa bazazaje kubaza iki. Ariko ngiye kugaruka ubu nibo bazicara bavuga ngo yabusubiyemo. Yagize ate atarusubiramo. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi. Igijya mu kazi tudashoboye. Kandi mfite amakuru yo gusubira muri aruko ndafite. Kandi nimara kugerayo nzahita nkora ubukwe. Nimara gukora ubukwe itinyimo. Amina.
Imana nabarira Kenya mu Baswahili ntabwo basiko nacunaguje. Imana izakujyana kujya nayishaka ariko handi wacumurira handi wasereye izakugarurira hamutabaye. Iti kwigura tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana. Ntabwo mesaje z'abantu bakinaho twisengera Imana twitabeye. Abaranye mufate mikoro turirimba. Jewe ndayembe ndashaka turirimba iyo kandi na sala imufasha.